Fabrice arayikorogo cyagezemo ndani AS Muhanga yitwa Twizerimana Martin Fabrice nigeze ahinduka, ntabwo yabaye undi Martin Fabrice wa undi mwamenye muri APR, wa undi mwamenye muri Police, wa undi mwamenyereye mu makipe atandukanye mu mujyi wa Kigali, wazamubaza ikindi cyitwa discipline, ariko umupira kwa uzi nta muntu n'umwe umushidikanyaho, aterekamo kufra nziza cyane, aterekamo ndani AS Muhanga kimwe Rayon Sport ubusa kabisa.